Ndabasuhuje. Ubushize twarebeye hamwe uburyo ushyira amapuwe muri amapuwe topo muri AutoCAD, ariko ayo mapuwe akaba twashyizemo akaba ari amapuwe yavuye muri appareil. Uwo mwanya nta kintu umuntu arayakoraho, afite format yitwa GSI cyangwa GSI. Ubu rero noneho tugiye kurebera hamwe ukuntu wafata amapuwe yari muri Excel ukayahindura ku buryo AutoCAD ishobora kuyasoma. Nta kindi, uba ufite iyi fishi yawe ya Excel ifunguye cyangwa ukayifungura ukajya hano muri file, ukakirika ugakanda handitse save as, ukabrowsinga aho ushaka kubibika. Wamara kuhabona, tuvuge niba ari ahangaha nkaho ushaka guhita ubibika, ukajya ahantu handitse ngo save as type, ukakirika ukareba ahantu handitse text tab delimited, na ahangaha ukagira save, ukagira yes. Icyo gihe uba urangije. Noneho icyo gihe iyo urangije ushobora gufungura AutoCAD kugira ngo yaranse. Ugafungura AutoCAD, hanyuma ujya muri format setting unit, ukanze ubwo no kuvuga ngo ujya muri format unit, ugahitamo meter, ugahitamo amazero 3 nyuma y'akitso, ukagera OK. Ushobora gusettinga uburyo point yawe ushaka ibimeze, izemeze nk'agasaraba, nk'akadomo cyangwa nk'aka ngaka, uko ubishaka. Wangiza ukayiha n'ingano 0.2 wenda, ukagera OK. Noneho urajya hano ngo cover this dimension point topographique chargement de semi. Urabona ko hano handitsemo fiche de poireika, ni za zindi twashyizemo ukurikije uburyo ziba zimeze zivuye muri appareil, ntacyo urahinduramo, zifite format yitwa GSI. Ubu rero noneho tugiye gushyiramo format ya text tab delimited, ari ya yindi twahisemo hariya hirya. Hano baba bayita ngo ni fichier de point avec separateur. Noneho ukareba aho bibitse, ngizi data gahanga open, then ukagira OK. Hano ushobora gusettinga uburyo matricule ziza zingana, uburyo altitude ziza zingana, n'uburyo symbole ziza zingana. Ushobora no kureba uburyo poeza zimeze utaraziransa. Ikindi ushobora no kuvuga ngo kolone ya mbere ndagira matricule, ya kabiri nyigire X, ya kabiri gatatu nyigire Y, ya kane nyigire Z, ya gatanu nyigire code, uko ubishaka. Hano ushobora guhindura icyo ushaka nk'uko biteganyijwe. Iyo ntacyo, hano aba ari 2 dimension itugira OK. Urabona ko amapuwe yacu yamaze kugera muri AutoCAD. Murakoze rero, akazi keza.